muranyumva turakumva Yesu ahimbazwe. Imana umugisha uwo nguwo uvuze nawe ni mushiki wanjye yitwa Umuhoza Francine. Imana umugisha kwitabira buriya Imana ikigambiriye si ikindi, inyungu y'Imana ntabwo ari ukuduhaza ibyo mu isi. Inyungu y'Imana kuruta ibindi byose ni ukuduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane rero kuko bitwemereye kugira ngo tuganire kandi dusangire amagambo y'Imana. Mbere y'uko ntangira ikindi ku mutima, ndagira ngo nongere ngaruke ku ijambo ejo umukozi w'Imana Etienne Yakabumbye yatugejejeho. Numvishe ari ijambo rikomeye kandi rifite intego. Yaratubwiye ngo mu bintu byose Imana yatuziza ngo ntabwo izaturiza yuko tutahanuye, ngo Imana yacu ngo ntabwo izaturiza yuko ngo tutavuze ubutumwa bwiza ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo ntabwo izaturiza yuko ngo tutaci cyangwa twakinnye, ngo ikintu izaturiza kimwe ngo kizatugora kwisobanura ngo ni impamvu tuzaba tutararwanye n'icyaha. Arangije aratubwira ejo ngo hari umugabo muri Bibiliya ivuga nk'umunyembaraga ngo witwa Samusoni. Ngo Samusoni yari afite ibintu byose byakwifuzwa n'abantu b'uyu munsi bajya bagasekaho ngo Mana uduhe imbaraga zo gukora ibitangaza. Ngo yarwanye n'abantu benshi abatsinda icyarimwe, ngo arwane n'ibikoko byinshi abitsinda icyarimwe, ngo ariko ngo ikintu cyaje kumuburana ngo yabuze imbaraga zo kunesha icyaha. Numvise nsinzwe nsanga koko ibyifuzo byacu uyu munsi bikwiriye guhinduka, imisengere yacu igahinduka, tugasaba Imana kugira ngo itwemerere iduhe ubugingo buzima burwana kandi buzinutswe icyaha. Ntabwo ari impano zo gukora ibitangaza no kuba ibirangirire zizaduhesha ijuru. Naraye ntekereza, umutima wanjye uratekereza, nsanga ndatsinzwe cyane, ndavuga ngo Mana umpe guhindukiza gusenga. Kandi no gusenga ngo Mana umpe akazi gashobora kuboneka mu isi, ariko akazi ntabwo ari kukanesha ibyaha. Imana nshobora kuvuga ngo Imana impa amafaranga ikayampa ariko nkaneshwa n'icyaha. Umuririmbyi yahise aririmba aravuga ngo icyanyimika ngo mbe umwami w'ishyanga ngo naho ryaba, ngo icyaho cyanyimika ngo mbe umwami w'ishyanga ngo naho ryaba rinini ngo rikomeye ngo ntabwo nabyemera ngo naho naba ndi imbata y'icyaha. Ubwo numvise nagitangira kuko n'ubu ngubu ubu tuvugana sarotanti ubwumva bikikomanga mu mutima wanjye, mvuga ngo dukwiye gusenga Imana tugahindura uburyo, tuvuga ngo Mana uduhe imbaraga zinesha icyaha. Ntabwo ibyo mu isi bizaduherekeza, tuzaherekezwa n'ubugingo, nibwo tuzamurika imbere y'Imana. So birakwiye yuko uyu munsi ngo duhindura imitekerereze. Uwo mugabo w'Imana twaramusengeye, turongera turamusengera, anatubwira avuga ngo Imana ngo iri kumubwira ngo natubwire ngo dusabe imbaraga zo kunesha ibyaha. So ndumva rero ubwo butumwa nabusangiza n'abo turi kumwe nijoro kugira ngo duhindure notre ligne de tir, tumenye neza aho tujyana imbaraga zacu. Nusaba Imana nanjye nkayisaba ngo ibe imbaraga zo kunesha ibyaha, tuba twinjiye muri wa murongo uvuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo ngibyo ngo bizaduhesha ibindi byose. Nitubanze ibindi byose ubwami bw'Imana ntabwo buzaza nyuma, ntabwo buzigira bunaza, ariko nitubanze Imana ibyo bindi byose bizakurikiraho, kuko Imana ntakipfa n'ibintu, Imana ntakipfa n'abantu. Umunsi twayikurikiye n'ibyo ngibyo nijija ko bidukwiriye kandi bitazatugusha izabiduhereza. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero kwari ukugira ngo wenda nisubiremo ayo magambo ko numva uyu munsi nta kintu na kimwe navuga arimo kuntanga gusohoka. Ndagira ngo noneho tuganire amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana ari mu gitabo cya kabiri Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo, igitabo cya kabiri cya Timoteyo ku bice bibiri ku murongo wa 19. Timoteyo, igitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice ni bibiri ku murongo wa 19. Reka nsome niba afite biramwahageze, ariko haranditswe ngo ibice 19 ku murongo wa 19 ngo nyamara ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, wanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye.
iri ni ijambo rya mbere rivuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Wanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abe mu bidatunganye. Mu Gifaransa ho haranditse ngo, reka naho masome, impamvu mvuze mu Gifaransa ni uko hariho ukuntu uyu murongo wanditse uvuga ngo cependant les solides fondations posées par Dieu tient debout. C'est bon. Les paroles suivantes y est gravées et le Seigneur connaît les siens. Et tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Amen. Donc, iri jambo mu Gifaransa rirasobanutse cyane, ntekereza ko risobanutse kurusha mu Kinyarwanda, ko si uko Ikinyarwanda dusomye ni icya kera, ntabwo ari mu Kinyarwanda cy'ubungubu, verisiyo y'ubungubu bitandukanye n'iya kera, ariko handitse ngo les fondations posées par Dieu au début sont encore bon. Ni ukuvuga ngo ntacyo zigeze ziba, ntabwo zahindutse. Ces fondations n'ont pas altéré par le temps. Ntabwo igihe kigeze kizigarata ngo kizanduze, nta n'isuri yazitwaye. Ikintu Imana yashyizeho cyitwa urufatiro ku itangiriro ry'ibihe ngo kiracyahagaze, kandi icyari cyanditsweho kera n'uyu munsi icyo cyanditsweho kiravuga ngo umwami Uwiteka ngo azi abantu be. Imana ishimwe cyane. Sinzi message ya Jado ikiri kuvuga natubwire. Okay. None baranditse ngo urufatiro rw'Imana yacu ngo ruracyahagaze, aho rwatangiye mu Gifaransa ngo les fondations posées par Dieu. Ubwo ni ukuvuga ngo fondation, abubatsi bari hano nababonye harimo na Celestin, we barabyumva cyane. Umuntu ujya kubaka ibintu byose wubaka ubyubaka ku rufatiro. Amen. Ibintu byose byubakwa ntabwo byubakwa haboneka hose. Ugomba kubanza kwitegereza, kuko umuhanga mu byo kubaka cyangwa se umuntu uzi gutegura neza iby'ubuzima afata akanya gakomeye kugira ngo abanze gutekereza neza ibintu agiye gukora. Nibyo bita gushinga ifatiro. Amen. Uyu mushinga witwa Agakiza, Imana yagutekerejeho cyane, irongera irawutekereza, irasubira irongera irawutekereza. Niyo mpamvu yashinze icyo kintu cyitwa urufatiro. Urufatiro rw'Imana yarwubakiye kuri Kristo. Haleluya. Kandi Kristo w'Imana ntabwo agajuka. Kristo w'Imana ntabwo atakaza imbaraga. Kristo w'Imana aracyari wa wundi twizeye, aracyari wa wundi wo mu itangiriro. Imana ishimwe cyane. Kristo w'Imana mu migani bamugaragaza nk'umugabo witwa Bwenge. Ngo mbere y'uko Imana ishyiraho ikintu icyo ari cyo cyose cyabonetse mu isi, ngo icyo gihe ngo yariho, ngo yari n'umukozi w'umuhanga, ngo byose bikaba byararemwe nawe. Haleluya. Ngo urwo rufatiro rw'Imana rero nirwo Kristo. Urwo rufatiro rw'Imana rwo Kristo wayo ngo uko rwari rumeze niko rukimeze. Ngo kandi rwanditseho ku Uwiteka azana. Imana umunsi idutekerezaho habaye ikintu gikomeye mu ijuru. Yasanze ibyo yarabwiye Aburahamu kugira ngo izabisohoze hagomba kubaho inama ikomeye. Iyo nama imperutse kongera kuyisoma mu gihe muri iki cyumweru nongeye kuyisoma no kwitekerezaho. Ni inama igaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu bice 5. Yohana ngo icyo gihe yagiye mwiyerekwa, ngo nuko ahita yandika declaration ikomeye, aravuga ngo nuko ngo ngewe nitegereza ngo mbonana iyo ngiye yicaye kuri ya ntebe, ngo noneho ngo nyibonana igitabo. Icyo gitabo nayibonanye ngo cyari igitabo ngo gifatanishije ibimenyetso 7 ngo by'ubushishi. Ngo noneho ngo muri icyo gitabo hashobora kuba harimo ibintu bikomeye, ku buryo ngo ijwi ryahise ngo ryamara rikomeye ryahise ryumvikana mu ijuru ngo ngo uyu munsi noneho ngo habaye itangazo, ngo ninde muntu, ngo ninde ukwiriye ngo kugenda ngo agafata kiriya gitabo ngo kandi ngo akakibumbura ngo agatandukanya biriya bimenyetso. Kubera uburemere bw'iyo gahunda yari ihari, uburemere bw'uwo mushinga wari ubonetse mu ijuru,
abantu bose abari mu ijuru n'abari mu isi ngo nari watinyutse kureba Imana. Ubundi mu nama cyangwa se abantu bize amashuri barabizi, iyo umwarimu atanze ikibazo abanyeshuri bakabona kirakomeye, nta muntu umwe wifuza kurebana na mwarimu kuko bavuga ati cyanze bikunze nindebana na mwarimu tugahuza amaso ikibazo kiri bungwe. Buri wese yibutse amaso ntabashatse kureba Imana. Ngo nuko roho silence totale mu ijuru, ngo ntihagira uwo mu ijuru, ntihagira uwo mu isi, ngo ntihagira n'uboneka munsi y'isi ngo wabasha ngo gukora gusubiza iyo appel d'offre yabonetse mu ijuru. Bigenze bityo ngo Yohana atangira kurira. Ntekereza ko icyari kimurijije yari abonye yuko gahunda y'Imana itari kubona ikisohoza. Haleluya. Ngo nicyo cyatumye Kristo ngo ahita arahaguruka ngo nuko aragenda ngo afata cya gitabo. Muri bandi icyo gihe mu mashuri iyo babonye umunyeshuri ugiye ku cyo gusubiza ikibazo mwarimu yabajije n'abawundi yararebye hasi yigira nk'umuntu mbese wari kujya kugisubiza ariko wari uhugiye mu tundi tuntu, ngo bose barahagurutse ngo batangira no kuririmba, ngo bararirimba. Ariko nyuma mbere yuko amaze guhaguruka umukambwe umwe yahagurutse abwira Yohana ati uriya aranesheje. Haleluya. ngo aranesheje ngo kugira ngo abumure igitabo ngo n'ibimenyetso bigifatanyije ngo kandi ngo acungurire Imana. Haleluya. Abari mu isi. Iyo dekarasiyo yari ikomeye cyane narayikunze. Ndavuga nti buriya Imana umushinga w'agakiza warayihenze cyane. Ni ikintu gifasha umutima wanjye yuko turi mu mushinga w'Imana. Buriya abana b'abantu iyo twagiye mu mishinga cyangwa se ufite akantu uri gukora ugahuzaho umutima bitewe na importance yako, rimwe na rimwe ntunaryama kakaguhangayikisha, waba no kuvuga n'umuntu mukavugana utari kubera ko ibitekerezo byawe biri ahandi hantu. Imana rero nayo byarayihenze ku buryo ntekereza ko mu bintu biyiraje ishinga itorero ryayo riri mu isi rirayihangayikishije. Nimuhumure, aya magambo ni ayacu kandi aratureba. Urufatiro rw'Imana yacu, gahunda poroje y'Imana yagiyemo iracyahagaze. Imana iracyayitonyeho. Haleluya. Imana yatwishyuriye amaraso y'igiciro cyinshi, ntabwo yakwemera kuduperda gutyo gusa. Buriya ikintu gihenze kigahenda nyiracyo arakirinda. Niba Imana yaratanze Kristo kugira ngo abambwe, c'est sûr que itorero ryarayihenze yatanze igiciro kinini ku buryo kuririnda nibyo bintu biraje ishinga. Iraririnda umwanzi Satani kuko shitani ikindi kinagambiriye ni ukuryangiza. Imana idutabare cyane. Iyi nkuru ngufitiye muri iki gitondo ni inkuru uvuga ngo urufatiro rw'Imana yacu ngo ruracyariho. Umushinga w'Imana yacu uracyahagaze kandi Imana yacu iracyawitegereza. Yiteguye gutanga icyo ari cyo cyose kugira ngo itorero ryayo ritabarwe kandi rijye kugerwaho n'igisuzuguriro. Yiteguye gutanga icyo ari cyo cyose, ikiguzi cyose ku muntu uyishaka kugira ngo imurengere. Imana itabare cyane. Hari ikintu bita gushaka Imana, hakaba n'ikintu bita kuvuga ngo ndi uw'Imana. Imana yo mu ijuru iziyereka abayishaka kandi bakayishakana umwete. Emerutse kugira ijambo rinza mu mutima, numva ndaritekereje cyane, akaba ariyo mpamvu ngira ngo tunarisangire dutya. Ubumva ibyuma byose ntabwo ariko bikurwa na rukuruzi. Imana itabare cyane. Buriya dushobora gufata ibintu by'ibyuma bitandukanye ariko nature yabyo igiye itandukanye. Hari ibintu byitwa ibyuma nyamara atari ibyuma, abantu dukora ko bifite forume y'icyuma tukabyita ibyuma. Imana idutabare cyane. Aya magambo arakomeye kugira ngo tuyumve. Ndagira ngo mbahe nkoresheje urugero kugira ngo twumve relation iri hagati yacu n'Imana. Hari ikintu cyenda gusa n'icyuma ariko kitari icyuma. Ikizakumenyesha icyuma nyacyuma ni uko rimwe na rimwe nucyegereza rukuruzi kizafatana na rukuruzi gutya. Imana igira utabara cyane. Buriya abantu
twese twitwa abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri twese ntabwo Imana itubona kimwe. Imana idutabare cyane. Abantu twese twitwa abantu b'Imana kuko twaremwe nayo, ariko mu by'ukuri Imana ntabwo itubona kimwe. Kugira kamere y'Imana ni kimwe, no kuremwa n'Imana ni ikindi. Niyo mpamvu nkwifurije kugira ngo uyu munsi muri twebwe habonekemo kamere y'Imana, kuko nicyo kigaragaza icyuma na rukuruzi birakururana kuko bifite icyo bipfana. Rukuruzi yegereje ikitari icyuma ntacyo bibwira rwose iratambuka, ariko ugerageje gato ugatangiriza kwegereza icyuma rukuruzi bitangira gukururana. Hari naho bigera kubera ukuntu byegeranye ukaba byakugora cyane ndetse bikakurusha bikaba n'ibyashoboka ko watandukanya icyuma na rukuruzi. Imana idutabare cyane. Iyo umuntu w'Imana waremwe n'Imana amaze kugira muri we kamere y'ubumana, atangira kugira inibonasiyo we n'Imana ye, ku buryo bitangira kuba byanagorana, bikagora umwanzi wacu Satani kuba yamutandukanya nayo. Haleluya. Aho nongera ngo ngere rero, ndagira ngo tuvuge tuti Imana yo mu ijuru izure umuntu wacu w'imbere, wa wundi yatangiye Kristo, kugira ngo muri twebwe hazemo kamere y'ubumana. Hari ijambo riri mu Byahishuwe ndaza kuza kuvugaho mu kanya, rivuga ukuntu itorero ry'Imana rizazamuka. Urabona ndi kuvuga kuri icyo kintu cya rukuruzi. Rukuruzi ni n'icyuma, intera iri hagati ya rukuruzi n'icyuma nayo itangira gutuma interaction cyangwa se imikoranire y'ibyo byombi iterwa n'intera hagati yabo. Birashoboka yuko umuntu ashobora kuvuga ati jyewe ndi uw'Imana kandi mfitemo kamere y'ubumana. Ibyo byigeze kuba cyangwa se byaranabaye. Umuntu yatura yuko akijijwe, umuntu yatura yuko asanze Imana, ariko arangije ajya kure y'Imana gutya, ku buryo bisigara bigorana yuko na ya rukuruzi kugira ngo ikurure cya cyuma bigorana, kuko intera iri hagati ya byombi ibaye ndende. Imana idutabare cyane. Aha ngaha ikintu nshaka kugeraho ni ukuvuga ngo biragombera yuko kugira ngo rukuruzi yumvikane n'icyuma biri gukururana, yuko habaho intera runaka yo kwegerana kugira ngo kimwe cyumve ikindi kandi kibashe gukorera mu kindi. Birasaba yuko umukristo wamenye Imana kandi akizera, akumva ubugingo bw'Imana, kamere y'Imana ivuka muri bwo kwatura kwera, akavuga ngo nakiriye Kristo n'umwami n'umukiza wanjye. Birakwiriye yuko atangira kongera kugabanya intera iri hagati ye n'Imana, kugira ngo atangire yumva akoreshwa n'Imana. Haleluya. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo mbese ngo wogejwe n'amaraso, arongera avuga ngo mbese watunganijwe n'amaraso, ngo mbese imyambaro yawe irera. Imana idutabare cyane. Ibyo bintu mvuze aho ngaho nibyo bigabanya intera iri hagati y'umuntu w'Imana n'Imana. Haleluya. Kwezwa n'Imana no gutunganywa n'amaraso ya Kristo Yesu nibyo bibasha gutuma intera hagati y'umuntu w'Imana n'Imana yamuremye, cyangwa se Imana nyir'ubutware, nyir'ibihe, Imana imushakaho ubugingo bwe, niyo ituma intera igabanuka. Imana idutabare cyane. Mukristo mwene turi kumwe ku murongo, nanjye ndi kumva nakubwira kandi ndi kwibwira cyane kuko wenda nkubwira ngo Imana igufashe kandi ifashe ugabanye intera nini cyane iri hagati yawe n'Imana. Wigeze kwatura uranamiza uravuga ngo Uwiteka Imana yacu, ngo dore nguhaye ubugingo bwanjye, ariko birakwiye yuko wongera kugabanya intera iri hagati yawe n'Imana. Imana ifashe cyane. Ndumva narapfukama kugira ngo tuganire neza. Ndakwinginga ngo rwose ngo ugabanye intera iri hagati yawe n'Imana, kuko ijambo riri mu Byahishuwe hari uvuga ngo mu bice 19, ndumva ari 19 cyangwa ku bice 20, ntabwo ndi kuyibuka neza, ariko narasubiraho ngo nuko ngo harahirwa ngo abantu bazagenda ku muzuko wa mbere. Uyu muzuko wa mbere mu bice 20 numva ari biri mu bice 20 cyangwa 19, ntabwo ndi kwibuka neza, ariko uyu muzuko wa mbere uzabaho
mu buryo butangaje cyane. Abantu mu guhumbya no kubumbura itorero rishobora kuzakurwa mu isi. Ni iki kizarikura mu isi rero kamabwira? Igihe cy'akaga kije kugerageza abari mu isi kiratwegereye cyane kurenza uko umuntu abyibwira. Ibimenyetso by'iriya biratwereka yuko umwami agomba kugaruka gutwara itorero. Haleluya. Ababyange babyemere babikinishe babikerense, ariko ni ukuri kose mpagaze ku maguru mfukamye cyangwa se ndumva nagwamiza nkavuga ngo bitinde bitebuke Kristo azatwara itorero. Amafaranga ntabwo azaduherekeza, amazu ntabwo azaduherekeza, amamodoka ntabwo azaduherekeza, nta kintu na kimwe kiri mu isi kizaduherekeza, ariko Kristo azatwara itorero. Imana itabare cyane. Ntabwo ari imyaka myinshi maze mu rusengero izamvana mu isi. Ni uburyo nagabanyije intera hagati yanjye n'Imana, nibyo bizatuma mva mu isi. Reka mbabwire impamvu itorero rizatabarwa. Hari igitabo cy'ibyahishuwe nyine bavuga ngo iyo minsi ngo itaza kuba yaragabanijwe ngo ntihazajya kurokoka n'umwe. Imana itabare cyane. Noneho kubera igihe cy'akaga kizaba gikomeye cyangwa se kirimo kugenda gikomera, niko abantu b'Imana ngo bazakomera kandi bagakora iby'ubutwari. Niko abantu b'Imana bazashimikira gusenga no kuyishakisha. Bazayishakana imbaraga ku buryo bizagera aho ngaho bikegerana. Imana ishimwe cyane. Abantu bakegerana n'Imana ku buryo bukomeye. Haleluya. Abantu bazegerana n'Imana ku buryo bukomeye. Sinzi niba hari umuntu ugeze gukina umukino wa rukuruzi n'icyuma. Hari igihe iyo rukuruzi ifite imbaraga, iyo uyegereje icyuma kikayifata, naho wazana ikibazo gitandukanye. Kandi imbere byahoze ari bibi. Uko itorero ry'Imana rero rigenda rijya mu kaga, cyangwa se abantu b'Imana bakagenda bageragezwa, iyo bagize ubwenge bagafata umugabane mwiza wo kwegera Imana, intera hagati yabo n'Imana igenda igabanuka. Ikagenda igabanuka ku buryo bigera aho ngaho Imana yo ubwayo ikiyemeza gukura birenze uko yakururaga mbere. Haleluya. Reka mbone urugero rw'ibyabaye, kandi byarabaye muri Bibiliya mu byakozwe n'uwo byanditsemo. Hari umugabo witwa Stefano yagize gutya ararenganwa bigerwa gucira urubanza. Urubanza rumaze gukomera cyane, bagera kuri etape ya nyuma yo kumutera amabuye. Umugabo yagacogoye. Imana ibonye ko amaramaje niko guhaguruka, noneho yongera imbaraga. Imana ubwayo yongera imbaraga, ndetse Kristo ubundi baravuga ngo yicaye iburyo bw'Imana, yiyemeza kugaragara ahagaze. Haleluya. Yahagurukije ijuru aravuga ngo ibi birahagije, mwanya kuri uyu mugabo kurahagije, mwese nimuhaguruke dusanganire uyu mugabo. Imana ishimwe cyane. Icyo nicyo gituma iyo umuntu ahamije cyangwa se ageze mu kaga gakomeye, kwegerana n'Imana kwe bituma bomatana ku buryo Imana itakihanganye igahagurukira kuza kumurengera. Imana ishobora kurengera mu buryo bubiri. Tuvuge niba Imana ikifiteho umugambi wo gukiza cyangwa se wo kuboresha, ishobora kunengera ikavanaho bya bindi byamwigaga. Haleluya. Kuko wenda umugambi wo kumvana mu isi utaragera, ikiyemeza gushyiraho ubutabazi butuma ndenga ikigeragezo kanaka. Ariko n'ikindi gihe umwanya Imana yagennye ukwiriye, igihe gikwiriye, igahaguruka avuga ngo iri ngiri se ase ngomba gutabara. Igahaguruka avuga ngo uyu nguyu wenda ndamusaruye kandi kuko anyegereye intera ntoya, akavuga ngo ndamwishyikiriza. Imana ishimwe cyane. Aya magambo arakomeye, kandi aya magambo ni ukuri kw'Imana. Ndumva nababwira nti urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, kandi rwanditseho amagambo ngo Uwiteka Umwami Imana yacu azi abantu be. Bene data mushiki wacu wemeye Imana ukanamiza ukavuga ngo ngewe a partir d'aujourd'hui widore ndakijijwe, bya bindi mbivuyemo, hari ibyo byari gufitiye inyungu wiyemeza kubireka. Birakwiye yuko intera hagati yacu n'Imana igabanuka, kuko iyi ntera yagabanutse ikaba ngufiya. Iyo rukuruzi igiye iburyo, icyuma kijya iburyo. Iyo rukuruzi igana ibumoso, icyuma kirakurikira kikajya ibumoso.
yegeretse iyo izamutse gutya icyuma nacyo kirazamuka doko bigenda bikurikiye kuko rapprochement yabaye ngufi ku buryo kimwe cyumva ikindi. Haleluya. Birakwiye yuko mu gihe cya none bantu b'Imana tuvuga ko twamenye Imana tugabanya intera yacu hagati yacu n'Imana. Haleluya. Sanga Imana yawe wongere uyibaze ngo Mana mperereye ku ntera ingana gute. Kandi umunsi umuntu azagambira akavuga ngo ngambiriye gusanga Imana ngo twishyire Imana nk'abantu bashimwa, umunsi umuntu yavuze ngo ngambiriye kujya gushaka Imana, uwo munsi Imana ikarubona mu mutima ikabona ko umutima wacu ugambiriye kujya kuyishaka. Nta kabuza iravuga ngo nziyereka ngo nzagaragarira abashaka ngo abashakana umwete ngo bazambona. Umunsi umuntu w'Imana azavuga ngo ngambiriye kujya kureba Imana ngo ngambiriye kujya kuyishaka, kandi ngo iri hafi y'umuntu wese ngo kugira ngo ayumve nk'uko bakabamuca. Imana ishimwe cyane. Umunsi nzagambirira kwiza gushaka Imana, uwo munsi Imana izantabara. Hari igihe nzasaba bavuga ngo Mana unyize inzara, ikavuga ngo Mana umere umugisha mu kazi kuko utuye tubisenga, undwanirire ibindwanya unsindire ibindwanyije, unyize uyu mubiri untera intege nkeya. Ibyo ngibyo Imana irabyumva, ariko rimwe na rimwe kubera ko rimwe na rimwe iby'ubugingo biba bikeya ibasha gutinda. Ariko iyo ari ikibazo gihangayikishije cy'ubugingo umuntu aringiye kugira ngo yari ubugingo bwe, Imana itabara vuba vuba. Ubugingo bwacu nibwo Imana yitayeho kurusha ikintu cyose. Ushobora no kwambara ipantaro icitse hano, Imana ikabireba ikabibyihoreye ikagira ngo siyabibonye. Irabizi yuko kwambara ipantaro icitse atari byo bizancira ubugingo, niyo mpamvu ibaye impagaritse gatoya. Ariko umunsi hagiyeho ikibazo cy'ubugingo, Imana izatabara. Imana idufashe cyane. Ndanezerewe cyane. Iryo jambo rikavuga ngo muri Yakobo mu bice binakandikavuga ngo nimwegere Imana ngo nayo izabegera. Yesu ashimwe cyane. Ngo nimwegere Imana ngo nayo izabegera. Haleluya. Ikavuga ngo yemwe abanyabyaha ngo nitwiboneze. Ni Yakobo bice bine ku murongo w'8 haravuze ngo nitwegere Imana ngo nayo izatwegera, ngo kandi afite imitima ibiri ngo twiboneze kuko Imana ishaka kubonana natwe. Imana ishaka ngo tuyegere. Haleluya. Sinzi niba amagambo tuyashyikira, ariko itorero ry'Imana rizagomba gutaha. Ibyo bikomeye byo byugariza abantu biratwegereye cyane. Niyo mpamvu gusenga no kugabanya intera hagati yacu n'Imana ari byo nyine byadukiza. Wahirwa umuntu ngo uzagenda ku muzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere uregereje nyamara n'abantu bose batabibona. Hari igihe umuntu azirirwa mu isi ngo ariko ngo ntayiraremo, ngo hari gashoboka ko n'umuntu uzayiraramo ngo bakajya mu gitondo atakirimo. Imana itabara. Ntabwo ari iterabwoba. Ibi ngibi Imana yabyanditse ku rukundo yadukundaga. Yashobora kubikora itatumenyesheje, ariko igihe kirasohoye ngo dusubiranemo ayo magambo ngo tumaranisha nyuma bari kubwirana ayo magambo y'uko tuzataha. Haleluya. Pawulo yandika neza aravuga ngo ntidushaka kumenya ko mutamenya iby'abasinziriye, ngo mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Impamvu aya magambo y'umuzuko, impamvu aya magambo y'uko hari igitorero rizavanwa mu isi ni ukugira ngo tugire ibyiringiro. Ibi ngibi turusha mu isi bikatuvuna bikatuhangayikisha. Muhumure gutabarwa kurahari. Umurindi wa Sawuli aravuga ngo hari ngo gutabarwa, nubona ko ngo kurira ngo kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwaca ngo impundu zikavuga. Ikigeragezo ntabwo ari icy'iteka ryose. Ikigeragezo ntabwo ari icy'iteka ryose. Ndabisubiramo ngo ikigeragezo cy'iteka ryose. Gusa twegera Imana. Hari igihe Imana izabona ko bikwiriye intera imaze kugabanuka cyane ikagabana kandi ikatwireka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Urufatiro rw'Imana yacu ngo ruracyahagaze kandi rwanditseho amagambo ngo Uwiteka Umwami Imana yacu azabakure. Imana idutabare cyane. Buriya mu bintu bihari byengeye kubabwira namwe muzabyitegereze, ni kenshi cyane Imana ishobora kuvuga akandi gaceceka. Ariko nimutangira kubona Imana itangiye kuvuga imesaje, ukayumva mesaje ukayumva ahangaha, mugacya mu gitondo ukumva ya mesaje, mugacya mu gitondo ukumva ya mesaje, mujye mumenya yuko hari impamvu runaka kuko hari ikintu cyo cyegereje kandi gikomeye.
umuntu ugenda mu muhanda, twese tugenda mu mihanda, muzitegereze neza iyo mugeze muri zone iri très dangereuse mugatangira kubona ibyapa bigenda byegerana kandi bisobanura ikintu kimwe, mujye mumenya yuko rodanje ibigeta ahantu. Mugenda mwegera ikorosi mubona ko ibyapa bigaragaza amakorosi bigenda birushaho kuba byinshi, mukabona yuko ibyapa byegera amakorosi bigenda birushaho kuba byinshi. Burya umuntu aba yegera muri n'uburyo ni kugira ngo nyamuneka itonde ugende gahoro, kuko aho ngaho uri kwegera harakomeye. Nimubona ubutumwa bw'Imana butangiye kuvuga ngo yemwe nimwitegure mwiboneze ngo Uwiteka aje kubonana namwe, nimwitegure mwiboneze Uwiteka aje kubonana namwe, mumenye yuko hari impamvu. Ntabwo Imana ipfa kuvuga gutyo gusa, Imana ntabwo ari injajwa. Imana sinzi ngo ipfa kuvuga akanya ku kanya. Nimubona icecetse igihe kanaka, hari ubwo ubona wenda kuvuga ibyo yababwiye birahagije kugira ngo mukomeze mugende, ariko nibona tubaye bloke, nibona icyago kitwegereje, hari impamvu izazana ubutumwa kanaka kandi bugahora buza. Niba mwumva ijwi ry'Imana rivuga ngo nimwiboneze ngo kandi muyegere nayo ibegere kugira ngo batabare, ni uko ibona yuko igihe cyo gutabarwa ari ngombwa kandi ko mutabarwa uhari. Imana idutabare cyane. Nimwegere Imana nayo ibegere, kandi nimurwanye Satani nawe azabahunga. Igihe gikwiriye gisohoye, Uwiteka Imana azomatana n'abantu be, azabishyikiriza, azabarura abakure mu isi, kuko azabona yuko igihe cyo kurangiza ibihe kizaba gisohoye. Imana rero dutabare. Amagambo nari mfite yari ayo ngayo, mesaje nakomeza nkayidevelopa, ariko mu by'ukuri iki nicyo nari ngambiriye, nicyo numvise Imana yashyize ku mutima wanjye. Nitugabanye intera iri hagati yacu n'Imana kugira ngo tubone gukoreshwa nayo. Nitugabanye intera iri hagati yacu n'Imana, twomatane nayo kugira ngo ku munsi itorero rizazamurwa natwe tuzazamurwa, kugira ngo umunsi Imana yagambiriye gutabara no gukiza itorero, kuko iyo minsi izaba igabanijwe, itorero rikavanwa mu isi, abantu bakagenda mu muzuko wa mbere. Nyabuneka ndabinginze kugira ngo natwe tuzagire umugisha kugenda muri uwo muzuko wa mbere, kuko umuzuko wa kabiri uzaba ari umuzuko wo gukorwa n'isoni. Ngo icyo gihe ngo inyanja ngo zizagarura bapfiriye muri zo, ngo n'ibituro bizasamuka bigarura, buri kintu cyose kizashyikiriza umuntu Imana cyamize, ngo kugira ngo tujye imbere y'intebe y'Imana. Imana idutabare. Harahirwa umuntu uzagenda ku muzuko wa mbere. Ku buryo bwo kugenda ku muzuko wa mbere ni ugushaka uburyo twagabanya intera yacu iri hagati yacu n'Imana. Nyabuneka bene data, abantu b'Imana, tugabanye intera y'Imana, tuyisanga, tuyishakisha kugira ngo twumve icyo dushakaho. Nitubwira kujya iburyo tujye iburyo, nitubwira kujya ibumoso tujye ibumoso, nitubwira guhora twe twahamya, kuko Imana yo mu ijuru izatabara abantu bayo bayegereye kandi bayishyigikiye. Imana iduhane umugisha. Ndabashimiye Imana yo mu ijuru, kuko isezerano ryayo izarikomeza kandi ikandibira ibihumbi. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese wumva twasengana yazamura ikiganza, umuntu wese wumva twasengana yapfukama, umuntu wese muri make, umuntu wese wumva ashyigikiye kuba yashaka kugabanya intera ye hagati ye n'Imana, twafatanya tugasenga kugira ngo Imana itugire neza, kuko byanze bikunze itorero riri mu nzira zo gutabarwa. Itorero riri mu nzira akaga kagosisi, kandi kugarije itorero Imana izaritabara, izarikura mu isi. Abantu bajyanye babyende nuko bimeze. Muntu wumva twasengana rero ni ukuri washyira ikiganza hejuru, wapfukama, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana itugire neza. Narangije. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe. Ni wowe Imana yatangije uyu mushinga w'agakiza, ugambirira kudukiza no kuducungura tutarabimenya, ngo tutarabaho iminsi yacu yanditse mu gitabo cyawe. Mana, watanze Kristo kugira ngo aducungure. Nyamara Mwami, ku rundi ruhande Satani, kuko yari azi ko turwanira tumarira kujya mu ijuru, yagambiriye kudutesha intego, yagambiriye kutushukunya kure, yagambiriye kuturimbuza. Niyo mpamvu muri aka kanya dusize twinginga ngo Mwami wongere kutugaruka. Icyifuzo cyacu muri aka kanya, turagushaka mu bugingo bwacu. Turifuza komatana nawe, turifuza komatana nawe,
turifuza kumenya ubushake bwawe mu bugingo bwacu, uko uyu muririmbyi yavuze ngo buri munsi, ngo buri saha, ngo mwami ndagukeneye mu bugingo bwanjye, mwami ndakwinginze ngo uze mu bugingo bwacu, utwegere cyane kugira ngo mwami tubashe kugendera mu ntambwe zawe, tubashe kugendera mu bushake bwawe. Mana, ibyo shitani yaduteze akatugusha mu byaha, ibyo shitani yaduteze akatujyana kure yawe mwami, ndakwinginze ngo ubikureho. Mana, udusukure, wongere utwiyegereze, wongere kutugirira neza mwami, bwa mbere kuruta ubwa nyuma twegere mwami, kandi uhagurukire kutwakira. Ugiye kunesha ibigerageza Mana, ugiye guhagarara dutsinze, ugiye guhagarara dutsinze mwami, ugiye guhagarara mu ijambo ryawe dutsinze. Mana, uduhe urukundo rukwiriye ruzima rw'abana b'Imana. Mana, uduhe amagambo mazima no kwera imbuto bikwiriye abana bawe. Mwami Imana yacu, tugire neza mu gihe cya none kugira ngo tuzabashe gutabarwa ku munsi mubi. Urakoze, turagushimira iteka ku Mwami Imana yacu, ubane natwe. Mana, ukomeze kujya neza bene data, ukomeze kujya neza bashiki bacu, buri muntu wese mu rugo ruhande. Mana, ukomeze kumurengera. Mana, ukomeze gusuka imbaraga mu bugingo bwe, umuhe kurwana na shitani, umuhe kurwana n'ibyaha Mana, kandi umuhe kunesha Mana, kugira ngo tuzaragwe amakamba y'ubugingo. Turagushimiye rero, turaguhimbaje kuzadutabara kandi kuzaturengera. Bwa zina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Yes,